Karibu boss, karibu kabisa. Mva mani, uyu mukiriya n'uwanjye. Bisambira hariya hirya. Karibu boss. Meze Murakomeye. Ari. Imodoka swisize he? Imodoka se? Kuje n'ibirenge. Imodoka nta. Nge nanayizana ariko nta kibazo. Oya nta kibazo nta. Ntayo mfite ubu ngubu. Aha. Turagufasha. Hanyuma se igira yine. Ndi gucyatuza kana kamodoka uranda ko gakeye niya. Nyine nkubwire. Ufite akanya se ngo tuganire gatoya. Imodoka se ko nayirangije nta kibazo wambwira ukankubita y'icyayi. Nkunyegera nyine ukankubita y'icyayi nta kibazo. Bosco. Naho ubundi sa nkwigira hino mubwire nyine. Ashaka kwibariza ese bosi wanyu yabari nashaka kumusabira akazi kagenda gute? Nisa akazi uri gukora ni bwoko ki? Nawe se urashaka gukora nkako turi gukora? Bosco gira ngo unzi gakeya we nusanzwe mbona gace sibyo? Ariko mbona uko nahuye n'ibibazo. Nahuye n'ibibazo bikomeye. Umva nagizenya umuntu abarantuburiye. Kwiba amafaranga urumva biba ngombwa ko ngurisha akabanza nari mfite mu cyaro urumva amafaranga twanye twose ngira n'imyako mu kazi baranyiruka. Mbese n'ubu ngubu ikibazo mfite Randi Rodi we arangirire ntago amereye neza pe urumva bivuga ibya Randi Rodi babaye inuza kabisa ntago bakwihanganira. Nyine urumva barinda kunsohora mu nzu sibyo? Narebye rero nakubise hirya no hino urabizi inshuti z'ubu ngubu uragira uwo wigira ati wapi nanjye ntakomeza urumva mama zabasha gucafuza imodoka koko ko nkureba Bosco byihorere none uzabishobora. Nizeye ko meze neza na kibazo. Imeze neza urakurikira. Indi nkuru nziza nuko umubanye tumaze kuvura kuri phone. Azaza mu byumweru bibiri imbere. Tugomba kumwitegura rero. Ni byiza. Dore ko n'ubwanjye nzangiye kumubona. Cyane abone nyina we mushya. Cyane ahubwo se shiri nayo hari amafaranga n'ibindi mbere yo kugenda. Ejo bundi se nakuye amafaranga se? Yego ariko mba nayakoresheje kaka. Nawe utangiye kungora. Ntabishobora se. Rero uzagenda ugereka gahoro kamubwire sinjye utanga akazi ni boss ugatanga kandi rwose unaje tugakorana nta kibazo twanakwigisha akazi tukakwigisha umuhanda uko ukoreka ukabasha kubona ayo mafaranga kwishyura Randi Rodi cyangwa se wenda ukabona n'icyo kurya. Urumva ahanini ngiye ikintu ushaka mbanze n'ishuri inzu y'abandi ko barinda kunsohora. Urumva we nazakomeza nshakishe n'akandi kazi akanga kanagira ko kabe kamfasha ndebe ko nabona ayo mafaranga y'inzu y'abandi. Birumvikana ariko icyo nendaga kukubwira bosi wacu ntahari hari aho yagiye ariko ari inama hari ubwo
wazagaruka ejo ariko urasigaye icyayi ntabwo waza mu mihanda gutyo gusa mu kazi winjiramo cyenyewe none se gapo ibyo nkubwiye ko boss adahari uzaza ejo ubundi bindi bikarangira ukavugana hanyuma ukarako wakinjira mu kazi ariko se ubundi bakwitunda Je nitwa Steven ariko ngiye nayisanzwe nkuze nyine hano ngiye rega ndi umwana w'umuhanda ahanga mbanzwe n'abantu benshi ariko ngiye ntabazi rero Steven rwose shyira umutima hamwe bose ni umuntu mwiza ushaka kuzaguha akazi ukaza tugafatanya hari ibyo uzasabwa nk'umuntu w'umunamba nyine ukaza tugafatanya ukabibona hanyuma tugafatanya nta kibazo kandi sawa reka nkora akazi ka boss agasanga imodoka itararangira ugasanga nta kibazo kandi nibicamo rwose ngiye nzasengera tuzagufasha we n'ugira ikibazo sawa akazi keza sawa musaza amahoro bivuga gutyo kuko uraseka uwo amafaranga n'icyumweru andi mbese nutayamandasa ninde wundi ubiyama turaza kubivugana urashije ntabwo usunaraka azishije unakumvira mutako nyine kwitaho nyine kujya mu salo nyine kugura akambaro keza gashyashya kagezweho mbese wowe ushimiye kumva natse nawe n'inshingano zanjye ariko yego ariko nimba icyo ndi kubura ngomba kubikubwira kubikumenyesha sawa ndaza kureba nta kindi breakfast niyo nayiteguye ku meza asa yajyanye aho ikibazo wari wambwiye kare cyangwa fatire y'amazi yego bayizanye nari harabusa bakibuze kubinyoreza nta kindi kibazo ndagukunda seri kazi keza merci neza ariko urasuzugura kuko ndabona witeretse amabyeri wanyweye nta kibazo ufite nyishyura amafaranga yanjye gira vuba kubona amafaranga yo kunywera amabyeri ukabura amafaranga yo kunyishyura nyishyura amafaranga yanjye ntago mva hano ntayabutwaye gira vuba kandi ubu noneho nta bwumvikane nta n'ubuyobozi nta n'iki nkeneye amafaranga yanjye urabona agasuzuguro uriteretse amabyeri nyishyura amafaranga yanjye gira vuba cyangwa se usohora ibintu byawe ugende gira vuba se ariko ubundi wa mubyeyi we sije ko kuba nakubashye njye nawe nigeze imbana nawe nabi kuva waba ntabwo urahura n'ikibazo mu buzima bwawe yego narahombye basambu twaragubishije baratwambura ibintu byose biragenda birapfa urabona nza ndi umuntu usa nawe uburyo ngiye nakwambura wagiye nubaha basi n'iki none kubona amafaranga yo kunywera amabyeri wanyweye wasinze nta nubwo uzirikana n'ideni urimo umuntu uranywa amabyeri urabyuka unywa amabyeri ubundi kunywa nishimye ibi ni ibyishimo umusanzemo none wagiye uraseka barayaguba biguze iyo nza kuba ndumwa amabyeri mba nicaye nk'abandi bagabo mu kabari ntago mba nihunze hano mu nguni nkaho urora nishimye wa mubyeyi ariko mama tete ubundi ibintu wowe uba wigira ibyo nta n'ikintu bindebaho waba wigunze waba utigunze ndashaka amafaranga yanjye cyangwa ndashaka inzu yanjye setu nta kindi mu mwanya rero oya nta umwanya se wiki wishiraho pressure inzu yawe ntago nayicukuye ntago nayigize
uzi sinajyaga ngusigira amarangi kuri gatumwa yewe ndashaka nta n'amagambo menshi mfitanye nawe nta magambo mfitanye nawe ndashaka inzu yanjye cyangwa se amafaranga setu nta kindi gira vuba kandi umwanya rero kwinywera agacupa yamushira uwingi kugiye ntabwo ngewe neze ukwamburana nabikwemera turumvikana rwija uzu naguhaye umwanya wo kwitekerezaho naguhaye umwanya wo kuba washaka ibyanjye nimba bitarakunda se mpinzu yanjye sinakwaza iminsi 5 warayimpaye se 5 se yiki nayubatse urya neza mpinzu yanjye nta kindi mpinzu yanjye nicyo nkwisabira dutandukane neza nk'abantu babanye wibwira ko ibyago we nagize we bitakuba wowe cyishira imbere na amafaranga sibyo erega amafaranga ni ingenzi mu buzima amafaranga ni ingenzi iyi nzu nayubatse nshaka kwizajya ngira munere mama teta twoye guterana amagambo tutaniteza n'abantu n'abaturanyi sibyo ariko menye iki ntabwo umuntu ahora n'ibyishimo menye iki nabari ubona mu ariko se ubundi ayo magambo yose nayiki mpa amafaranga cyangwa inzu yanjye ayo magambo yose nayiki ibintu ni bibiri ni amafaranga ni inzu nta bindi ubundi se mbaye ntakiriho ndamuze pfuye wakwishyurwa nani ntugera mu kuzimu ugasanga ari wowe wenyine uriyo uzagaruke ngewe ibyo nta kintu bimbwiye na gito nta na gito ngewe nkeneye amafaranga yanjye nta kindi cyangwa se inzu yanjye amahoro rero amafaranga yawe uzayabona ryari ko ntayasiga ubundi ndabura n'ikina mpereza kugira ngo tumaze teza ibyishimo zose nanjye ni sawa imana araye mu kazi ndananiwe fo ntabirangikana nonanye ayayaya amakuru y'akazi se cyane fresh neza nayo hakamo kugenda kutwica pe tuzitwanga ni ibibazo wa mukobwa biba ryatanje papa we mata nakongera ko ariyo gushaka inyuma Kiaga usanga ndamugomba. Oh. What's up, brother? Oh. The fishes? Yeah. Why no concepts? Nari mwana umuzigo nawukuzanira nari bito. Okay. Nyuma y'umunota 3 ndaba nyine nkukuzanira umuzigo nari bito. Okay sa. Tuza gusubira nari. Poa. Umuzigo. Telefone. Umuzigo wiki. Umuzigo wiki. Kuba ushaka kumenya amabanga yose. Ndaje kuzana umuzigo. Ni umuzigo ujyanye n'umuzigo bwoko bwiki. Mbese nabwo kupaka ibintu byose. Umuzigo ucuruza ibiki bigiye kujyana mu by'umuzigo. Ntabwo ibintu byose bivuga. Ese ibintu byose ngo ubashe kubimenya. None se hari ibintu usigaye ucuruza ntazi? Hanyuma yo umuzigo ni bwoko ki? Umuzigo ngiye kujyana mu mujama wanjye. Nyine umuzigo utagira izina? Umuzigo w'abajama ntabwo wabimenya n'ibyo abajama bese bagenda. Umuzigo w'abajama. Ese uzabikira gucuruza ibiyobyabwenge ryari? Wariyemeje guhora ucuruza ibiyobyabwenge nta kibazo bari kukitwara. Birabizi hano hantu turi tudacuje n'ibintu twabaho gute. Abantu se bose babayeho nuko bacuruza ibiyobyabwenge? Nta kandi kazi wakora katari ibiyobyabwenge.
ese basi turi kubahana tunicare tunagira inama basi wazambwira basi nagushakira umushinga wakora wakoreshaho neza ngo uri kwipana n'amategeko ntabwo ari byiza pe wese ndabyumva ariko nyine ubuzima bw'angabo buragoye ntabwo bugoranye bro wacuruza imyenda wacuruza ibyo byose wakora ese ko ibyo bifite amafaranga nabyo bifite amafaranga ntabwo abantu bose bakiza ko bacuruje ibiyobyabwenge hari n'abagira amashopu kandi babayeho neza kamureke reka ngende ureke ubwo se unsubije wowe reka mbanze ngire ngende ndazagenda dusubire sobanurira uzabireka cyangwa reka tuzaza gusubira turasubira ryari iyo ufite ntabwo ndibuga rero ujyanye uwo muzigo uragaruka wabonye rero aka kazi gashoboye naratangaye nabonaga utagashoboye burya ubuzima nta kintu butakwigisha gusa ngewe iyo ndi mu kazi ntabwo ndeba ngo ni kazi runaka mbafite courage pe kabisa baya narakubonye erega gapo ubuzima niko bugenda ubuzima niko bugenda uragerageza aho byanze ugaca bugufi nyine njye nagushimiye kuntu uza ugaca bugufi imbere y'abandi banamba ibintu byose ukabikora kabisa courage kandi bazahera ngo ugende usabiriza urabiza abatipe b'iki gihe muze mwaka nga 5 magana abiri uri n'inshuti nziza njye narakubonye mbona uri inshuti nziza cyane umuntu akwiye gukuraho icyitegererezo kuro nta kibazo nyine numva ibi byose bye biduha isomo hari ukuntu ukora business zawe zigacamo hari n'igihe zisubira hasi ugatangira kuri zero nyine ntabwo mu rugo byarangije gucamo urarya urishyura inzu nta kibazo ubu nta kibazo okay ni byiza cyane n'ibindi tuzabigeraho dufatanyije nta ibintu byose tuzatukwerekera kandi tumaze kubimenya ahubwo abakiriya banjye bose warabatwaye gusa ntabwo nabyinubira abakiriya ko wabatwaye ndabyishimira ko umaze gutera intambwe yo kugira urumva nta kundi ni courage oya nibyo nta kibazo tuzagerageza dushaka abantu ndazinduka warabibonye abantu benshi bavuga ngo ni ikinebwe urasa ngo yazinduka se nimwazaga amaze koza nk'ebyiri eshatu nzaguha n'abandi nubwo bamwe umaze kubajyana ariko nzaguha n'abandi gake tuzakorana kandi bizaba byiza nanjye nzumva sinzi icyo nzagukora ariko icyo nzi icyo nzagukorera ikintu kizima kandi cyiza mu by'ukuri ikintu cyo kubaha nicyo kintu cya mbere njyewe nkigera muri Kigali ubuzima bwari bwaranshanze iyo ngiyo mu cyaro umugore ranyanga umugore aragenda bindaya ariko umwana twari twarabyaranye arapfa ubuzima buranshanga nari umumotari mu muhanda ntwara kabisa nabonaga amafaranga ariko perime yanjye bitewe n'icyo barayitwara ubuzima buranshanga rero wambwiye kiriya gitekerezo cyawe ukuntu wabayeho nareba ukuntu usa ubona uri umubosi niyo mpamvu nakubwiye ngo kiriya ariko nabonye uri umubosi umbwiye ubuzima bwawe mpita ntekereza ubwo nari ndimo njyewe bituma mbyakira oya byo nanjye sinakubeshya mu rugo bari bafite pe nanjye nari mfite natunzeho kudufaranga nuko nahuye n'ibyo bibazo nyine bigira n'ubuzima nyine niyo mpamvu buriya zarebe buriya sinjya ndahana ibisarobeti yenda kwipa yene nkagiye ku cyangwe ku buryo mu muhanda bavuga ati ni kana kaciye batamenya wenda ku kinamba abo dukorana basaya bamenye ariko ntago ushobora gusohokana ibisarobeti banyifite nyine amasoni ariko n'ubuzima hari igihe bizongera bimere neza nta wamenye oya byaratangiye iyo boss atangiye kuzajya guha amafaranga 100,000 byaje ejo uzahembwa 200 nimba ari inka nimba ari sha ikintu uzagukorera wowe oya nari kandi turi kumwe cyane reka rero simbukire mu rugo oya nacyo ntaha mu gitondo buriya ntaha mu sawa gitondo sawa kuru ndagukunda kandi asante
Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain.